Saddam Hussein yitabye Imana yari umunya-Israel ukomeye cyane, ni kimwe mu byihebe byahigwaga bukware na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ndetse n'inshuti zayo zirimo Abashinwa. Icyo gihe bari inshuti zikomeye cyane. Perezida wa Amerika w'icyo gihe yari John F. Kennedy, yatanze itegeko ry'uko umuntu wese uzabona Saddam Hussein azahabwa arenga miliyoni 3 z'amadolari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye ibisasu kirimbuzi ku birindiro bya Iraq aho yari icumbitse mu gihugu cya Afghanistan. Byatangiye intambara itoroshye yo kurasa amadroni y'Abanyamerika ndetse no kurasa zimwe mu mbunda zabo zikomeye cyane zambutswaga imipaka zerekeje mu bihugu by'Abarabu bitandukanye.